cyane ngiye filime yanangaje cyane, filime imwe ivuga ku bintu by'umuco nyarwanda ya Rukara rwa Bishingwe. Harimo umugabo wari wiyambariye costume na congo nziza isi tabazi mu matwi, umuzungu wari urimo yambaye timbarandi ikabutura man rwose icumu rikoze mu giti, icumu rariterera nirirenge hano nicaye ngo rigere hari akamerere kamanuka gutya ngo uteye icumu. Umuhungu nubaha rwose twiganye nibuka ukuntu yazanye, yari umukinnyi yari umuhashyi, yazanye telefone irimo memory card. Ibyo bintu ntabwo twari tuzi ari ibiki, zari phone sinzi z'uwebo, akajya acuranga umuziki sha nkubwiza ukuri. Urebye icyubahiro yari afite byonyine kugucurangira indirimbo imwe, gukora kuri telefone zigezweho, indirimbo igezweho icyo gihe hariho zazindi ngo naga filime abasore bariho ariko nta kashi sinzi. harimo mudada ari sinzi imbarebye filime yera mudada ari ashobora kuba byibushe, nimba byibushe nabamuzi, nimba atabyibushe ubwo ntabwo nabamuzi. Bizi nimba byibushe gusa araringaniye ari afite filime, niwe mukobwa muri no agize no muri quartier tuzira, ntabwo ari aya ntabwo ari cyatsi sorry. Kampani ya filime ukinisha namwe ifite kampani. Ejo nagiye gukora casting aha, bazi ko twagiye gukora casting bakameramani batatu bose barabura. Muri filime nari ngiye gukina naho ngaho inzozi za filime zarangiriye zarangiriye kuri casting. Ya bakunze bo mu Gikari TV, twongeye twagarutse hano turi dukorera ibiganiro nk'ibisanzwe. Rero tuzatunagaruka kenshi ni kuri Abani Hotel cyangwa Stibru Hotel, ikorera hano mu Kiyovu. Benshi barayizi ahantu bita kuri Rura, nyaka na mutazi kuri side ya Rura, munsi yaho gatoya, umuhanda ujya ukomeza ugana kuri feruje za péage. Njyewe ubusanzwe nitwa Neyidi, kumwe na mugenzi wanjye Ziggy 91. uyu munsi dufite sase topic rero topic zo ni nyinshi ariko turaza guhitamo kubera ko bitewe n'igihe tuvuge ku bijyanye na filime nyarwanda, yani na byiza yavuye n'urugendo bakibura, namwe mu makosa bakunda gukora menshi cyane. makosa yo ntabwo twayavamo dukurikije duhereye cyane nkaho cyakora twavuye kure kabisa, nta muntu habihakana. Okay, duhereye kera muri za Kanyombya, muri iki nizabaye z'umuco zivuga ku muco wacu, ibintu bikomeye cyane byagiye bikorwa ku bijyanye ariko harimo n'abagikina filime izi saha ukagira ngo ni Kanyombya muri 2009 urumva kanga tukiza muri filime ukibaza cyane. Ngiye filime yanangaje cyane, filime imwe ivuga ku bintu by'umuco nyarwanda ya Rukara rwa Bishingwe. Harimo umugabo wari wiyambariye costume na congo nziza isize neza cyane, mu buryo yarancanze cyane kuko nayobewe ese nkaburiya koko congo nje ntabwo nzi ko congo yageze mu Rwanda kera n'amacostume nakurahiye asanga ari n'ibintu umuntu atabazi mu matwi. Umuzungu wari urimo yambaye timbarandi ikabutura man mu mate. Abantu badukurikiye cyakora, abantu badukurikiye, umuntu uzabasha kuyireba none nabuze na sosi yayo barahari kuko na script ukuntu yanditse yayo wagira ngo ni za schedule zo muri primaire turi kuri primaire twakinaga ko wenda ko mwakiragiye nose ko twumvaga ikinamico kuri Radio Rwanda tukumva imeze neza iteguye n'ubu ko bakizisubizamo. Abantu nabo ari sinzi
umwanditsi w'iriya filime y'amateka ya Rukara n'uwashatse abakinnyi na costume designer. oya costume designer niwe wa mbere Ewara, uraho yadukopesa mu cyico neza neza we nahise mvuga ati ahangaha ni ukwideburira yaraturangije noneho amazu yari arimo se amazu njye niboneye amazu hakurya ahantu Rukara yaratuye hari inzu irimo amabati yarayiboneye paramane n'iy'amategura urumva ikindi noneho sasa cyanangajemo ni ziranga barya bazitamuke n'ibisumizi n'ibiki bya Rukara sinzi sinibuke ikingabo nimba ari iki wenda abakemba shamenya ari abakemba n'ibindi ntazi bazatureba bazayireba ikiganiro bo bazatubwira muri komenti batubwire abari bo nyine to kuko byari umuntu w'umusirikare ugiye ku rugamba urafata ingabo yo muri mize za ngabo zo muri mize n'intore banabyina intore muri mize oya muri mize intore zimwe za ngabo intore zihamiriza we rwose icumu rikoze mu giti icumu raritera nirirenge hano nicaye ngo rigere hari akamerere kamanuka gutya ngo uteye icumu guys rwose muri muramasha ubuze nyine sinzi ubuhanga mwakoresha sinzi nta gitekerezo mwagikuye ariko muri n'abagabo kwanza ko mwabirabihe kurano kwideburuye filime n'abantu nyine badufatiranye tukiri mu noza mu mandazi menshi ariko ubu ngubu manira filime umuntu uzayireba nk'umwana uzayireba uno mwana nazayikura nanjye narayibuze amahirwe ndashaka kuba barayisibye ariko harimo nk'abantu bakira archive ugasanga yibitsemo ku gasede cyangwa kandi gatepo agendana ugasanga nk'umwana uzayireba azahita yimagina ko nshongo n'agatise ari ibyo mu mateka biriya myaka umwami yatsapaga nshongo none se ahubwo ikindi buriya filime twavuga ko nk'iya mbere ya kimwe mu Rwanda ntiyaba ari nk'imwe ya Runiga urayizi Runiga imwe ya Kenisisi oya arizi sinzi rero ntabwo nabonye filime kera iriya filime za ba Kanyombya nizaje mbere ya Runiga ko Kenisi ntabwo nkeka yuko abasare baje imbere hari abantu ntabwo nkeka yuko abasare baje wenda barurinda sinzi bagira ariko nibo babikemura ko nibo baje imbere wenda bazatubwira muri comment nibo ndabyibuka twarebaga ku dusede mu mujyi banadupirata bya hatari usanga dusede barayipirase bahora barwana na piratage kw'icyo gihe nari nyiri umunyeshuri wa primaire ntago ari kwigondera kugura agasede hari icyo gihe k'ibihumbi 5 k'icyo gihe ayine twayiguraga 5 abantu basirimutse mbere sha mwabayeho neza kabisa memory card ya mbere ifite megabyte niba ari megabyte zari bimega 128 utipe wari ifite twe yabaga ari umwami sajyagaho indirimbo 3 se eshatu nabwo nyine za audio hari umuhungu nubaha rwose twiganye nibuka ukuntu yazanye yari umukinnyi yari umuhashyi yazanye telefone irimo memory card ibyo bintu ntabwo twari tuzi ari ibiki zari phone sinzi z'ubuye bwo akajya acuranga umuziki sha nkubwiza ukuri urebye icyubahiro yari afite yonyine kugucurangira indirimbo imwe gukora kuri telefone zigezweho indirimbo igezweho icyo gihe hariho zazindi ngo naga filime abasore bariho ariko nta kashi sinzi kuko nzi ko yarayikundaga cyane ntabwo namuvuga izina ariko umusaza ayizi yajyaga ayirimba yarayizi yose yaba amarushanwa yo gusubiramo indirimbo agihari yari kujyamo wa mbere nka rimwe bita z'amatalenti imwe za Kenisi stand up and shine none se ahasigaye rero dore filime ariko filime nyine na n'uyu munsi sharacyarimo amafuti nimba ari ukuberayo noneho kuvaho na YouTube yaziye benshi bari kuduha ibintu nyine bari kwiyicira ubwabo isoko agakina ibintu byinshi bidafite nonsense harimo mudada ari
sinzi nimba yarebye filime y'Uramudada Ariya. ashobora kuba Kuri byibushye YouTube nimba iyo. byibushye nabamuzi nimba atabyibushye ubwo ntabwo nabamuzi simbizi nimba abyibushye gusa araringaniye araho. Ariya afite filime niwe mukobwa muri no nagize n'uwo muri karisiye tuzira ntabwo ari aya ntabwo ari cya kintu. sorry ni point of information ntabwo ari wawe. Ariya ni babiri, hariho uwuzi ubyibushye, hari n'undi ubyibushye ukina filime, hari n'undi ari menya ari ashobora kuba maze iminsi mubona n'iki mu biganiro na Samusure yari gukina muri Makoto wundi ubyibushye. Noneho hari undi Ariya Kuru ndumva ariko yitwa ndamuzi uwo mukinnyi wa filime Hitmaker Idebe. Hitmaker Idebe niwe mwamikazi w'Idebe. ako kantu k'idebe ariko ese si wakibiza Ariko gahita kabyumvikana. wakivugiye Yeah. hari ubwo ari jyewe niwe Hitmaker w'Idebe ni Idebe Miss ryanjye. Mister, rero ari niwe muntu nabonye heruka gukina filime mbona ifite ishusho riri cool, amajwi ari cool, biri karite kabisa. Siribuka filime y'ukuntu yitwa ariko narayirebye mbona iri cool kabisa. Abandi bapeti nabo bakinnye ngo The Secret nabo abaradada nabo barapeti mani tujye dushima bakoze neza. Amajwi yabo ameze neza, script yari imeze fresh, ibintu byabo ubona ko biri ku murongo bipanze neza. Ariko hakaza undi umusitari muzi muri yaka wewe mwana se reka turacyariho just family. ariko rero reka nkubwire Makaca icyo nakubwira cyo Makaca afite filime yitwa ngo ni True Love ndakubeshye nkora kuri YouTube. Oya nese kuki yayihaye title y'icyongereza iri mu kinyine kwa kundi kugira ngo ba confusing ari abantu ibintu ni True Love. Ariko niyo True Love nayirimo ni ubuhehesi, ni uburaya, ni ibintu biri aho ngaho ndabizi azanyica ntakibona ibintu by'uburaya biri aho. Noneho ejo bimwe bavuga ngo coding tuhimu ejo bundi nicaye n'umujamara ubu niga uyikunda uyireba ariko reka nkubwire we noneho yaransikije yarambwiye ngo ngiye kureba agafilime twicaye ahantu mushenza namarira mega zanjye. ikintu kimwe numvishe ni kimwe, hari abantu bazi kureba muri future iyo filime ishobora kuzagira agaciro nko 2030 ariko ikibazo kuko True Love izaba yaramaze guhinduka. Neza True Love ibintu biri True Love uyu munsi ni ibintu n'uburaya icyo gihe wasanga umuntu uzabayeho gutyo azaba ari wa muntu uri honest, wa mwana mwiza rwose ugifite umutima utarangirika mu bintu bijyanye n'urukundo rwa nyarwo. ubwo rero filime agakosa nabonye mejo bundi shano kuri Makaca wari umuhanga ariko nahise mbona ahantu aho birangira akagozi karacitse nyine irondo ryivanze n'abajura. agarenya bivuze amuvandimwe irondo ryivanze n'abajura muri filime. ariko mwana buriya ibaze yuko reba zino buno bukamera bacomeka ku mwenda mani iniga ijya gukina filime ikagashyira ku meza mu gitondo bari kurya bari gufata breakfast sinzi sana sanga ari nka saa 10 z'umugoroba sinzi sinandi kuri site ngo ndebe igihe bayikeneye ariko ku script hari mu gitondo babyutse nyine man kamera iri kugaragara ijwi riri hasi byatari bibaza nk'uyu muniga imyaka maze muri filime imyaka maze muri filime ari akandi kantu nyibukije iyo yemera byibura akihandagaza agatira mikoro basi nzima. nk'abantu mwe banyarwanda abantu mutegura amafilime koko akantu ubundi bwira akantu ko gukina ibintu ngo by'ijoro turi kubona izuba ryakubise mu miryango riri guhinguka mu cyumba bakora ijoro ubundi bate ni ukuri kw'Imana ngiye byaranyuma ugira ibitotsi byiza y'uruzuba rwa danje ndi kubona izuba none harimo n'ibati ryanapfumutse ndabona urumuri rw'izuba ari rusino bivuze we navuga ko rwose ari nta kintu gitangaje we n'ubundi ahora ari ninjoro n'ubundi aba ari ninjoro ntamenya no kubitandukanya ari ko ni misa ye amenya ngo yashe nukuvuga ngo uri gukina filime y'urukundo
ubwiye umukobwa mukundana ngo sheri mbugijuru ku zuba muri filime rwose abantu bakora ibintu by'ijoro barakenewe muri sinema nyarwanda. umuntu Ariko si ubundi mbwira njye hari ikintu yibaza kuki abantu batakina wenda ikintu runaka bagagikina nijoro, nimba gukora ijoro mu buryo busanzwe wenda bugezweho bidashoboka bakaba babikora abenshi tujye tubyemera, abenshi dukora bino bintu nta bushobozi dufite nta n'ibikoresho, kuko filime uzasanga yakinwe nijoro mani zino zica ku mateleviziyo kandi nazo ni mbarwa, ni zino zo kuri televiziyo y'igihugu zonyine izo zikinwa nijoro, kubera ko muri filime afite igikoresho gihagije n'ikosa yanakora. Nta muntu udakora ikosa na Jean Papa Sava numvishije yarakotoye muri filime yiwe yeditinze nawe wenda namukurikirana sinabitinya kwivuga ndi umufana njye ukomeye cyane namukurikirana ibintu akina, ariko narahantu yakotoye muri filime iheruka, ariko ntabwo ari yakotoye ahubwo uweditinga edita we niwe ufite ikibazo, yarebye aho kugira ngo akuremo amafuti akaba byeditinze ananiwe nka Steve yakoze ka kantu ko kuyisimifinga, hari akantu k'inshinga kavuye kuri Will Smith, ibintu byose ni ukubisimifinga nayo yari yakotoye. Ariko mu mafilime impamvu adakina nijoro ni ikibazo cy'ubucuruzi cy'ibikoresho, n'isi ibikoresho nijoro rega ahubwo rega uriya mu mwijima rega umuntu awukeneye, hari naho bidasaba gukoresha wenda n'urumuri rushana gushyiraho amarido mu nzu mugahahisha ahantu mukajya mu cyumba mugashyiraho amarido, hari n'ibyumba biba biri dake ugashyiraho rido wenda mugakinisha itara mugashyiraho itara, ariko se uri gukina nk'ahantu nk'aha ngaha hagaragara gutya ibirahure biruzi hano zangiza mu muhanda, noneho baza ari mu ijoro mu muhanda. Ako nimba ari rwose ibintu by'ijoro muberekere Rusine na wa muhungu izi n'indi nayo wamugandi nibutse bakozemo ako kantu ka koto k'ijoro bari ku muhanda ngo ugire ijoro ryiza, kandi mbona ari ku manywa burimo wenda nko muri Sebo nibo bajyaga bagakorera mu nzu bamenyaga ari ibiki. Oya ariko nakubwiye ngo barabafite ibikoresho mana buri bafite nese usanga ufite kampani ya filime ukinisha, namwe ufite kampani. Ejo nagiye gukora casting ahantu, bazi ko twagiye gukora casting bakameramani 3 bose barabura. Muri filime nari ngiye gukina naho ngaho inzozi za filime zarangiriye zarangiye kuri casting. Twategereje kameramani noneho nyiri filime ahagaza, director arahari, noneho filime kayo ntawe uhari, amagaro wa mbere wapisima, wa kabiri nagiye mu bukwe, wa gatatu nagiye mu meka nini kameramani avuga ati se iyi filime nagiye ahantu kameramani adari mugiye gushora n'abana na script ndi kuyisoma nsiko ngiye gutangira nyine bagiye gutangira gukina giye kumva director ngo rero ngo casting ubwo director noneho ikintu gisekeje, director se atureba ngoza kintu uri manager yamubaza ngo why uragaragara nk'umuntu nyine umara kandi twari turi kumwe bari abana bose cyakora urumva nawe cyakora barakoze arareba umuntu ufite ubwanwa areba bose uza kintu uri boss uri manager uza buri CEO none areba undi mupeti ngo za uri umurinzi umurinzi amaye ndavuga ati cyakora ngo niba zankubitira mu ntuza mu gihuru koko akankubitana n'umurinzi ndavuga ati sha mbonye impamvu nanga gukina filime nuko inzozi zahise zirangira zo kuba simivu. Ikibazo inzozi zawe n'abazirose akanya gato, ese warota amasegonda abiri yaba warazibose kuva kera n'ubu wenda waragiye warabuze aho wihengeka kuko gukina filime nabyo ahandi ho naragiye. Can you imagine ahantu mu acteur yishyura filime agiye gukina? Musaza hano ni Kigali bimenyereye yuko ubundi rega hano bitandukanye n'ahandi nyine Kigali nicyo nkubwira ngo nyine ni Bujumbura, nicyo nkubwira ngo mu Rwanda filime zaho ziracyarwaye none se
filime nimba agiye umukinnyi ugiye kuyikinamo ndi butunge director ubwo nzavuga ko nakinnye filime nyine ni kwa kundi amungane w'abasani bajya bavuga ngo dutahira hiti ni ni danje ugutahira hiti man. icyo nakubwira cyo natwe twazihagaritse kubera iki si ibintu urajyana abantu bo birukankane nta kantu ntaki nk'abantu Nyine ubundi tubirekere abahemba sibyo abahemba tubirekere baraniga ariko ntiwaca n'intege y'abantu reka bikorere urumva n'abandi bashobora kuba baratangiye unabajije neza ugakurikirana ushobora gusanga hari n'abagiye banabeshywa wenda ntibahabwe bakanamburwa wenda simbizi bagitangira. harimo n'akandi kantu ngo karuswa ku bakobwa naba nanjye natanga ibyo 5 cyangwa ibyo 10 noneho umukobwa iyo yabuze Ntabwo bajya amafaranga nta nubwo banayemera amafaranga y'umukobwa ntabwo abakeneye ntabwo abakenera abakeneye gukontarisinyirwa ku buriri ariko ni nako bimeze gukontarisinyirwa ku buriri ntabwo nibwo biba bimeze ubundi ariko wakaka gute umuntu w'umugabo ni gute yaka umugore amafaranga kirazira ubundi mu muco nyarwanda kirazira nyine bo ngo baka umugore amafaranga bo nyine kontara yabo isinyirwa hehe ku buriri ku gitanda ubwo kontara yabo iba bibaye erega ni uburyo bwo gutestinga ese uyu muntu afite patience ni gute icyo nacyo rero nimba ari umuntu ufite umuti reka hari abantu baba mu bintu vuba nuko urakubona atavuga up ukamucisha mu kigeragezo kimwe buriya ni nk'ikosi. niyo mpamvu nanone muri filime uzasanga filime nyinshi zirimo bano bantu bazikina usanga bose ari abaswa kubera iki na casting yabaye man njyewe nshobora kuba nkunda kuzireba nzikunze sibyo na bya bindi mu muziki usanga ngo ndi umuhanzi ariko uri umufana uri umuhanzi muri football niho biri cyane no muri football ugasanga uri nyuma ya kamera ngo yawutera muri iriya nguni nturi umukinnyi ntabwo uri mu kibuga ngo urebe inguni yari nziza noneho nabo uzasanga muri filime nkunda kuzireba ariko sindi umukinnyi wazo mwiza ni hahandi njyamo bambwira ngo kina nkajya nyina ndeba kameramani we filmeka aho kugira ngo mvugane n'umuntu turi gukinana nkajya mucunga ngo ndebe ko ambwira ngo kati nkajya mucunga ukabona muri ari gukubita muri kamera buri mwanya urujijo ukibaza Imureza arimo arakina cyangwa ibyo bintu byongera amafaranga iyo ni depanse kandi rwose gusa nabo bagize amahirwe nta depanse ziri kuri urwo rwego tuba twarateganyije ibintu bya casting se ibyo bintu bya casting mw'abantu casting ibera hunde neza kuri filidi byaruta ni amasegonda ni pyo byaruta kugira ngo tubikine kuriya sibyo tubigire komedi nka Nigeria abantu badashoboye gukina filime babihinduye komedi niyo arebye muri kamera tubyita komedi kari muri script. Ndakeka hari amakosa ajyaga abana mbere amakosa yajyaga aba wumve niyo mpamvu izo kandi casting isi yo bareba abantu ese mutashoboye iki bagakira ibyo bintu rero mu kintu cyabitera nkeka mbo sinzi wenda n'ubu gishobora ako ndakeka wenda cyaracitse mbere buriya gukina filime ari ibintu bagenderaga bene usuti okay abajyama banjye ibintu by'isura nabyo iyo mutasa neza udatwika nushaka urubuze kuvuga nturi mwiza ntuzayikina uzarebe nk'abakobwa bose akina filime ngiye gahunda mbese ntabwo ari kumenya buriya abantu bose bafite intuse yabo tageti kuko n'abakirisi hano mu Rwanda bakina jye na prefera avuga ati yarashoboye ntabwo barenga 10 ari mwiza oya atari no kuvuga ubwiza nagize niko wenda oya abo mvuga ndeba uburyo actinga uburyo agira reaction ubu ngubu je mbaye ndutanga abantu wayihande rero kuri no saha je nari Alphonse amadaho muri gutumva urabaye cyane actrice mwiza biriya bintu ukora sinkubeshye ndimubwiye ko utanabikora mu buzima busanzwe
sinkubeshye actrice mwiza nyine ikigaragaza n'inoze bo bya filime byo ni birebire ntabwo twabivuga ngo tubivemo harimo amafuti menshi ariko by the way abantu barakoze rwose uruganda shara rugeze ahantu heza harimo abakoze benshi nyine twashimira bakoze basunika harimo n'ababicira isoko bakibicira isoko nabo gusa ariko byarakemutse ariko icyo gihe urugaga rwa sinema nyarwanda nirwo rwabikemura kuko nibo batanga ubwo burenganzira bwo gukina bo bakemura nyine ako kajagari karimo ega ntabwo ubuzunguzayi buba mu muhanda no muri filime harimo ubuzunguzayi umuziki harimo ubuzunguzayi ahantu hose harimo ubuzunguzayi igihugu gutera imbere vuba muri buri sector yose haba harimo abazunguzayi babura ntibabamo bacambo aba barimo bavangavanga nabwo ubwo nyine urugaga rwabo rurabireba narwo uzakemura ibintu byabo yapfa twacumbikira ahangaha dushimira abantu mwese mukomeje kudutera ingabo mu bitugu muri ibiganiro byacu share nayo muyikomeza please mwibuke gukora share like na subscribe comment bavandi na comment ukazogera kugira ubone notification kandi wari ahantu kugira ngo mbese niyo support tubakeneye kandi comment nibyo mwabona twakemura ibyo twakongeramo ko natwe tugira amafuti natwe namwe mushaka kudukosora muri comment nkuko natwe dukosora abandi kuri kamera iyi niyo mbuga yacu natwe mutatubonye umwanya namwe nimugera mu mbuga yanyu muri comment mwinigure rwose buri kimwe cyose mwinigure mutubwize rwose kuri kuzuye tubibutsa ko hano ari mu Gikari TV hano twakoreraga ni kuri Abani Hotel mu Kiyovu rwose hari serivisi nziza wahagera bakaguha icyo kunywa ikiyebana ibintu byose ni cuisine ibintu byose kabisa bimeze neza uturi kumwe nari kumwe na Neidi hamwe na Ziggy 91 murakoze cyane bavandi